Kandi tubaha ikaze kuri YouTube channel ya Paruwase Seventh Paroti, tukaba turi hano kuri paruwasi yacu ya Gikondo, aho turi kumwe na Frere yatangira atwibwira. Murakoze, nitwa Frere Calixte Kanani, nkaba ndi perezida wa komisiyo y'ubwigishwa na Bibiliya muri paruwasi yacu ya Gikondo. Murakoze, mwatangira mudusobanurira komisiyo y'ubwigishwa ni komisiyo ishinzwe iki, ikora iki hano muri paruwasi ya Gikondo? Muri paruwasi yacu ya Gikondo, iyi komisiyo y'ubwigishwa yitwa komisiyo y'ubwigishwa na Bibiliya, ikaba igizwe n'inzego eshatu. Hari urwego rw'abakateshiste rushinzwe gutegura abitegura guhabwa amasakaramentu mu byiciro byose. Hari icyiciro cy'ubwigishwa bw'abanyeshuri, hakaba icyiciro cy'ubwigishwa bw'abigishwa bakuru n'abagarukiramana. Hanyuma rero tukagira n'icyiciro noneho cy'ingo za Betaniya, kuko muri paruwasi yacu ya Gikondo abigishwa bitegura amasakaramentu y'ibanze b'abanyeshuri bigira mu ngo za Betaniya, niho bategurirwa. Noneho abigishwa bakuru nibo bigira kuri paruwasi no kuri santarari ya Murambi. Hakaba icyiciro cya gatatu rero cy'ishuri rya Bibiliya. Nuko komisiyo y'ubwigishwa na Bibiliya muri paruwasi yacu ya Gikondo iteye. Hashize iminsi hano kuri paruwase habera inama zihuza amakomisiyo ndetse na padiri mukuru. Namwe tubasanze muvuye mu nama. Ese ino nama yari igamije iki? Mwize kuzihe ngingo? Yego, murakoze. Kubera ko padiri mukuru dufite ari mushyashya, nibwo aje gutangira ubutumwa muri iyi paruwasi, yifuje rero kugenda ahura n'amakomisiyo kugira ngo arusheho kumenya paruwasi agiye gukoreramo ubutumwa uko iteye. Uyu munsi rero komisiyo y'ubwigishwa na Bibiliya niyo yari itahiwe nayo kwari kugira ngo amenye uko ikora, kuko ni komisiyo iba ifite uruhare runini mu buzima bwa paruwasi, gutegura abakristu bagomba guhabwa amasakaramentu amenshi, yaba y'ibanze ndetse n'andi akurikiyeho. Ino komisiyo niyo ibigiramo uruhare. Noneho n'icyo cyiciro cy'ishuri rya Bibiliya dufite rero naryo rigira uruhare mu guhugura abazavamo abakateshiste n'ubundi bazakomeza umurimo muri iyo komisiyo. Ni ukuvuga rero twari twahuye kugira ngo tumusobanurire uko komisiyo iteye, abayigize ndetse n'inshingano abayigize bagiye bafite, kugira ngo arusheho kubamenya, kuko ni abantu bazagenda bakorana muri byinshi. Ikindi rero yifuzaga no kugira ngo yumve natwe ibitekerezo bya komisiyo yacu mu myiteguro cyangwa se no muri yubile ya diyosezi yatangiye, ndetse no mu myiteguro ya paruwasi ya yubile ya paruwasi yacu twitegura kuzatangira mu mwaka utaha. N'ibyo ngibyo twaganiragaho. Ni ibiki mwungukiye muri iyi nama nka komisiyo y'ubwigishwa, zaba ari ingamba byaba ari ibikorwa bishya byiyongera ku byo mwari mwarateganyije muri uyu mwaka? Icyo twungutsemo cyadushimishije cyane ni uko twamugaragarije imbogamizi tugenda duhura nazo. Rimwe na rimwe hari ababyeyi bajya badashyira umwete mu gukurikirana uko ubwigishwa bukorwa, ugasanga bazanye nk'abana babo kwinjira muri gahunda z'amasakaramentu kandi barakererewe. Icyifuzo rero twahaye padiri mukuru ni uko igihe wenda hazaba habaye yubile, hashobora kubaho wenda igihe cy'impuhwe, kugira ngo wenda abo bagiye bacikanwa n'ibihe biteganyijwe bashobore gufashwa. Ariko noneho nyuma yaho tukaba tugomba gukomeza gukaza kugira ngo noneho dushyireho ingamba zo kugera mu miryango remezo, dusobanurira abakristu igihe ubwigishwa butangirira, igihe amasakaramentu atangirwa, kugira ngo batagira ngo umuntu atekereza kubatizwa cyangwa gukomezwa akabyuka agahita aza kubisaba kwa padiri mukuru. Icyo rero nicyo twumvikanyeho, k'abakateshiste bafatanyije n'ingo za Betaniya bagomba kugira uruhare rukomeye no mu kwigisha abakristo mu miryango remezo no mu mpuzamiryango remezo, kugira ngo bamenye uko imyiteguro y'amasakaramentu ikorwa. Ibyo kandi padiri yabitwemereye ko tugomba kubigiramo uruhare, ndetse nawe akazabidufashamo. Urakoze cyane, kuko muza ku bintu byo gukangurira abakristu
mu bijyanye n'ibikorwa bya komisiyo. Nagira ngo dukoreshe ino minota mike dusigaranye ugira icyo ubakangurira, ubwo bukangurambaga tubashe kuba twabukorera kuri ino mirongo mishyashya y'ikoranabuhanga dufite. Yego, murakoze. Ni byiza kuko kumenya igihe abantu bagomba gutangira kwinjira muri gahunda z'amasakaramentu. Iyo abana bageze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza bakaba barabatijwe, bagitangira umwaka wa 2 w'amashuri abanza bagomba gutangira no kwiyandikisha, kwitegura kuzahabwa isakaramentu ry'Ukarisitiya. Ariko ubundi kwiyandikisha bitangirana ubundi n'ukwezi kwa 4. Baba bitegura kuzigira Ukarisitiya batangira kwiyandikisha mu kwezi kwa 4 kugeza mu kwezi kwa 8. Noneho mu kwezi kwa 8 hagakorwa amarisite yabo, noneho mu kwezi kwa 9 umwaka w'ubwigishwa ugatangira. Ni ukuvuga rero ni ukusaba abakristu ko guhera muri uku kwezi kwa 4 batangira gutegura ubwigishwa bwo mu kwezi kwa 9, bagatangira kwiyandikisha binyuze mu miryango remezo barimo, niba ari abifuza guhabwa Ukarisitiya, niba ari n'abifuza kubatizwa. Iyo bamaze guhabwa Ukarisitiya rero ntabwo bagenda ngo bicare, bahita bakomeza urugendo rwo kwitegura kuzakomezwa, bagatangira umwaka wa 1, umwaka wa 2 n'umwaka wa 3, kuko bakomezwa bamaze kwiga imyaka 3. Abantu baba bashaka kuvuga ngo yanga ibyo ni birebire, ese ni birebire barasiganwa n'iki? Ni ukuvuga rero ni imyaka 3 biteganyijwe, baba bafite inyigisho bateganyirijwe kandi zose zigomba kwigwa zikarangira. Babikurikize gutyo rero kuko niko Kiliziya yabitegetse, kandi paruwasi yacu nayo igomba kugendera mu murongo Kiliziya yateganyije. Ndumva ari icyo ngicyo nasaba abakristu bo muri paruwasi yacu. Murakoze cyane. Reka dusoze dushimira abadukurikiranaga kuri YouTube channel ya Paruwasi Seventh Saparoti. Abatarakoze subscribe tubabwire gukora subscribe, ndetse n'ino nkuru mubashe kuyisangiza abandi bakristo kugira ngo ubutumwa dukora bubashe kugera ahantu henshi. Frere, wasoza nimba hari icyo wumvaga ukeneye kuvuga twaba tutakubajijeho, wasoza ari icyo ngicyo uvuga. Yego, murakoze. Icyo numva nakongeraho ni uko ntabwo twavuze ibijyana n'abagarukiramana. Ubundi abagarukiramana ni abantu baba basanzwe barahawe amasakaramentu yabo yose, ariko bakaza kugira impamvu zishobora gutuma bafungirwa ayo masakaramentu cyangwa nabo ubwabo bayifungira. Ni ukuvuga rero baba barabatijwe, barahawe Ukarisitiya, baranakomejwe. Iyo habaye impamvu rero zituma bafungirwa ayo masakaramentu cyangwa nabo ubwabo bagafata umwanzuro wo kuyifungira, iyo bongeye gushaka kugaruka nibo binjira mu cyiciro cy'abagarukiramana. Hari igihe tubyibeshyaho rero ugasanga wenda nk'iyo tubonye nk'umwana w'umukobwa wabyariye iwabo akavuga ati ndashaka kubatirisha umwana, kandi wenda nawe adasanzwe abatije, abantu bahita bumva ko ubwo umuntu agomba guhita ajya mu bagarukiramana. Oya, umugarukiramana ni umuntu usanzwe yarahawe amasakaramentu. Kuba umuntu yarabyariye iwabo rero ntabwo bita bimushyira mu bagarukiramana. Wa muntu wabyariye iwabo ariko nawe akaba atarasanzwe nta sakaramentu na rimwe afite, warongera akajya mu bwigishwa akigishwa, ntabwo ajya mu bagarukiramana. Ahubwo arasaba umwana we akaba yabatizwa ku buryo wenda bikaba byakorwa mu cyimbo cy'ababyeyi be bo iyo basanzwe ari abakristu, cyangwa se nawe akiga, noneho yamara kwiga akagera igihe cyo guhabwa amasakaramentu, noneho wenda yahabwa amasakaramentu n'uwo mwana we akaba yayahabwa, cyangwa se umwana akaba ashobora kuziyigira. Ni icyo ngicyo numvaga nari nshatse kongeraho ntari navuzeho. Murakoze. Murakoze cyane. Imana iduhane umugisha. Ni ahangaha inkuru yacu irangiriye, naho ubutaha. Ciao ciao. Mwari muri kumwe na Tumushimishe Yves.